Yes, ni breaking news itugezeho aka kanya. Ni itangazo rero riturutse mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Murumva rero ko rino tangazo rikomeye cyane ariko rirareba nyine bano bantu bakunda kunywa agasembuye ndetse n'abafite utubari ndetse n'abafite utubyiniro ndetse n'abafite za liquor store. Bano bose rero rino tangazo niryo nibo rireba. Ese rino tangazo ryaba rikubiyemo iki? Kurimo riragenda rigarukwaho n'abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero urimo uragenda wibaza byerekeranye n'iri tangazo nibyo tuje kugenda tubaramburira mu bikubiye muri rino tangazo risohotse aka kanya, cyane nyine rireba utubari n'utubyiniro. Rino tangazo rero murumva ko ari bo rireba. Reka rero dutangire tubagezeho ibikubiye muri rino tangazo. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali byashyizeho amabwiriza mashya areba abantu n'ibigo bitanga serivisi zigendeye no kwakira zigendanye no kwakira abantu. Aya mabwiriza kandi mashya yashyizweho nyuma y'inama yahuje ziriya nzego mu rwego rwo gukemura imbogamizi zituruka ku mikorere igira ingaruka mu ituze rya rubanda no ku mibereho myiza y'abaturage. RDB mu itangazo yasohoye yavuze ko ishingiye ku itegeko nomero 12/2014 kwa 19 Gicurasi 2014 rigenga urwego rw'ubukerarugendo ndetse n'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere Kanama 2023. Utubari twose, za restaurant, utubyiniro na za liquor store bikwiye kubahiriza amasaha mashya yo gukora yashyizweho. Uru rwego kandi mu mabwiriza mashya yashyizweho nuko abakora buriya bucuruzi bagomba kureka gucuruza inzoga ndetse bagasezera abakiriya bitarenze saa 7 z'ijoro kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu na saa 8 z'ijoro kuva ku wa gatandatu kugeza ku cyumweru. Mu Kuboza 2024 abatanga ziriya serivisi bari bemerewe gukora bagakesha. Amabwiriza mashya kandi ateganya ko nta mukiriya ugomba kuba uri ku kabari, restaurant, akabyiniro no kuri liquor store nyuma yari amasaha twavuze haruguru, usibye abahakora bemewe bonyine. Isaha yo kongera gufungura biriya bikorwa buri munsi ni saa 11 za mu gitondo. Amabwiriza mashya yashyizweho icyakora nareba za hoteli kuko zo zemerewe gukora amasaha 24/24 mu minsi yose, gusa nayo yaba afite ibikorwa byihariye nk'ibitaramo akabanza kubisabira uruhushya muri RDB. Uru rwego kandi rwunzemo ko ari amabwiriza hagamije guteza imbere ubukerarugendo n'ubuzima bw'ijoro ku kigero kingana. Ngayo rero ibikubiye muri rino tangazo risohowe na RDB. Murumva rero ko ari ibyamaze gusohorwa n'uru rwego rwa RDB, aho rwongeye nyine kuburira abantu bafite utubari ndetse n'utubyiniro ko bagomba kubahiriza ayo masaha bashyiriweho. Byinshi rero tuzagenda tumenya byose byerekeranye n'iri tangazo, tuzabigaruka mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero twebwe twongere tubabwira ati mukomeze mugire weekend nziza bakunzi ba KN Radio. Natwe rero umuryango wa KN Radio tubifurije gukomeza kugira weekend nziza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe.